iyo nk'ubu n'urugero ngewe nk'iyo nshobora nko kubabara iyo mbabaye ntabwo nshaka kwibaza ngo wenda ngo pasi navuga ngo nunganirize ngo nishime oya ntabwo navuga ngo ndabwira mama ngo mbabaye gutya ngo nishime oya nkora ibintu bibiri njya hiherereye nkaririmba ubwo iyo ndirimbye nkarira ndanyurwa numva nduhutse cyangwa se nkiyeranja nkafata bibiliya nkasoma ijambo ubwo iyo nsomye hazamo n'indirimbo umutima wanjye ugatuza nkumva ndanyuzwe ku rwego ntakubwira ikibazo mfite nuko mbaho niba maze iminsi mu mutima wanjye nta byishimo mfite hari igihe ugiye ukaza wumva umuntu ukumva ufite umunabi ukumva mu bure ntabwo wishimye washaka icyabiguteye ukakibura abadayimoni buraba binjiye ubwo nabwo mba ntuje n'iki nkajyaho nkafata bira nkajya mu cyumba nkasoma ndanyurwa nuko mbaho ukicara ukizera ngo runaka ngakora ibitangaza ugatagangarira kuri telefone nawe wabikora nawe wabirema nawe byakunyuraho nawe Imana yagusanga ikakuvugisha nawe yagutuma mu kuri byiringiro ku bantu bita abahanuzi none bafite akageso wamuhamagara ntakubwiye ngo nshakaya akakwitaba yamara kukwitaba akikiriza ibyo mubwiye ugategereza feedback y'ukayibura ubwo nyine icyo wavuze se ntucyumva kandi nawe bitarashyikira ujye ureba uwo byashyikiye umusabire umwingingire uzima ikibazo cya biriya bintu cy'urupfu rupfakaza umuntu niyo mpamvu rero nubona umuntu wapfakaye n'ubu udafite n'icyo umubwira nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora arangiza ishuri leta yanjye ndagushuje kandi nkwifurije kugubwa neza wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Dorka TV. Amahoro ava ku Mana n'abane nawe njye muri kumwe muri aka kanya ni Pacifique, ariko kandi nimba utarakora subscribe ugeze kuri Dorka TV kora subscribe kuko ibihari byose niwo bigenewe kandi nibigufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza muri Kristo Yesu. Ntabwo ndi njyenyine imbere yanjye cyangwa se imbere ya kamera murabona tumirwa akaba n'umusangwa umwana w'Imana w'inararibonye mu bijyanye n'iby'uru rugendo. Ni ukuvuga ngo hari ibyahishwe abanyabwenge ariko bisobanurirwa abaswa. Ikindi kandi ntabwo ari umunyabwenge ku rundi ruhande ariko nanone si umuswa, kuko abibwira ko ari abanyabwenge imbere y'Imana babona nk'abaswa, baba nta bwenge. Yego, ejo utazagenda nta bwenge wibwira ngo ufite ubwenge nyamara ntabwo ufite, cyangwa ukagenda nka bwenge bw'isi nyuma ugasanga waratanye inzira. Reka noneho ngira ngo twamwakira hano kuri Dorka TV agasuza abakunzi ba Dorka TV then agasenga ubundi akatugezaho ibyo kurya by'umwuka. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Sinaba mvuga buhoro cyangwa mvuga cyane. Amazina yanjye ni yayandi, Nirakoze Alphonsine. Yarambeshye ngo ndi inararibonye, ntabwo ndi inararibonye, ndagerageza. Ego, Imana ishimwe. Amazina yanjye nayo. Ikindi turashima Imana ko tukiri amahoro. Kadusenge tuganire ibya Mwuka Wera ni ugufashanya. Nta muhanga mu by'uru rugendo keretse uwabihanze akabishyiraho, nyirabyo niwe muhanga. Ariko mu isi no mu ijuru umuhanga ni Data n'Umwana wiwe, abandi turagerageza. Yego, kadusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu, urera kandi urakiranuka. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye imbabazi zawe udahwema kutugirira.
Mana ntabwo ari uko turi beza, ntabwo ari uko dukiranuka, ndetse dufite byinshi byaturanze mu minsi yatambutse bitari na byiza, ariko nutwemerere utuboneho amaraso yawe, wirengagize ubupfu n'ubupfapfa twagaragaje imbere yawe, yaba ahagaragara yaba n'ahatagaragara. Mwami utuboneho amaraso y'umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo, kugira ngo tubashe kuvuga ibyawe neza twejejwe. Urakoze rero ko banye natwe, uganze utegeke ntabe ari twe hagaragare presence yawe. Urakoze ni mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Haleluya. Kabanza nshima Imana. Hari ukuntu umuntu ajya ashima Imana shitani akayagara. Ushize nashimye Imana shitani ahita anyereka ko nakoze yereri, ariko ntabwo yari yereri. Yego, kuko buriya biba byiza iyo uvuze, buriya hari ukuntu abantu dukijijwe ariko hari n'ukuntu dutandukanye mu mikerizwe. Yego, buriya dufite abantu bavuga Imana bumvanya abandi. Yabona irakoze nkunda gusirimba nawe akabikora, yagera mu nzu y'Imana yabona ibintu ari umudiho bishyushye nawe agasimbuka, ariko mu by'ukuri nta hantu arahurira nayo, ariko gusa zikari Imana aranayemera ni sawa. Ariko by'umwihariko hari abantu buriya tuvuga Imana twarayibonye, nimbivuga gutya abantu ntibabyumva kuko ariko hari ukuntu tuvuga ngo twabonye Imana, umuntu akava nk'arakiyaraza ati ko bamutubeshya Imana wayibonye. Ninde akubeshye ko Imana bayireba? Ninde mwahuriye mu isoko, mu kazi, hehewe nyine urumva automatique ubwibwo ngo wabonye Imana, aho yumva ko wayibonye. Ariko abagerageza kubibamo n'abagerageza kubyumva, ntabwo Imana ari mugenzi wacu, ngo ntabwo Imana imenyerwa. Mu yandi magambo kuvuga rero ngo twarayibonye, ntabwo twayisanze mu isoko, ntabwo twayisanze mu rusengero ngo tuyibone vis-a-vis, ntabwo twayisanze muri ya mirimo yacu ya buri munsi. Oya, ubundi Imana uyibona, Imana igaragarira mu neza yayo. Yego, kandi burya Imana ibonwa n'umunyamubabaro. Imana cyane burayumvwa ikabonwa n'umunyamubabaro, n'umunyagikomere, n'umuntu warebye abantu bose akabona ntacyo bagishoboye, agatangira kumva umutima ufite ihumure. Iyo arigira iryo humure, iyo urigize, iyo nk'ubu ni urugero njyewe, nk'iyo nshobora nko kubabara, iyo mbabaye ntabwo nshaka kwibaza ngo wenda ngo pasi navuga ngo ntunganirize ngo nishime. Oya, ntabwo navuga ngo ndabwira mama ngo mbabaye gutya ngo nishime. Oya, nkora ibintu bibiri, njya hiherereye nkaririmba, ubwo iyo ndirimbye nkarira ndanyurwa, numva nduhutse, cyangwa se nkiyeranja nkafata Bibiliya nkasoma ijambo, ubwo iyo nsomye hazamo n'indirimbo, umutima wanjye ugatuza, nkumva ndanyuzwe ku rwego ntakubwira ikibazo mfite. Nuko mbaho. Niba maze iminsi mu mutima wanjye nta byishimo mfite, kandi nkabona ntabwo mbona impamvu, bibaho shitani ajya tugenderera, ubwo ndavuga ntikabaye. Hari igihe ugiye ukaza wumva umuntu ukumva ufite umunabi, ukumva mu bure ntabwo wishimye, washaka icyabiguteye ukakibura, abadayimoni buraba binjiye. Ubwo nabwo mba ntuje n'iki, nkajyaho nkafata biriya nkajya mu cyumba nkasoma, ndanyurwa. Nuko mbaho, nuko umuntu wese uragira uko abana n'Imana. Ntabwo naguhamagara ngo byanze, ndumva ntazi nsengera. Oya, icyo akabashoka ko naguhamagara ngo nsengera, ariko nyine kuri ako kantu kambwira abantu mwahawe impano yo gusengera abantu bagakira, cyangwa bagahumuriza imitima yabo, ukaba uzi ko uzwi, uzi ko iyo mpano uyifiteho. Yikore nk'umuntu uzagororerwa nyuma yo kuva muri uyu mubiri, wiyikora nk'umuntu ushaka kuba icyamamare, uyikore nk'umuhamagaro, uyikore uyikunze, uyikore wumva ko uzasarura. Mu by'ukuri nubwo tuvuga gutya, hari igihe natwe ugera ukumva biranze. Umuntu ni umuntu,
nkavuga ati reka mpamagare umuntu ansengere, umuntu akakwitaba akakubwira ngo ndaje pe bikarangira, ntaguhamagare, ntamenye ngo urwaye ute, ntamenye. Bishatse kuvuga ngo ku rundi ruhande abantu dukura ibyiringiro ku bantu, ndababwira impamvu, nemezanya na Mwuka Wera ko aho waba uhagaze hose, aho waba uri hose, ubuzima waba ubayemo bwose, uri inzira Mwuka Wera yacishamo ibyo ashaka. Uri icyambu, mu yandi magambo, uri icyambu Imana yanyuzamo ikintu cyose ishaka, cyiza kibi, kuko ijambo tuvuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi mu isi si mu mahoro. Yego, abantu ukicara ukizera ngo runaka ngakora ibitangaza, ugatagangarira kuri telefone, nawe wabikora, nawe wabirema, nawe byakunyuraho, nawe Imana yagusanga ikakuvugisha, nawe yagutuma mu kuri ibyiringiro ku bantu bita abahanuzi. Ibyo mbivuze nyuzwe kandi bimvuye ku mutima. Niba uzumva ngo nurwaza umwana urahamagara, nuburara uramuhamagara, uzamuhamagara yagiye kwihahira kwihorere. Ni urugero, hari uburyo azaba adafite umwanya, noneho bafite akageso, wamuhamagara ntakubwiye ngo nshakaya, akakwitaba, yamara kukwitaba akikiriza ibyo umubwiye, ugategereza feedback y'ukayibura. Ubwo nyine icyo wavuze se ntucyumva, none ntabwo ari, ariko ahubwo batugirira ibambe basi ku bantu batarabasha kwisengera cyangwa kwizera ngo bihangane, bagirira ibambe abantu babahamagara, babagirira ibambe basi byibura naguhamagara ukumva ko ukwiye kumuca amafaranga, mubwire ngo mpa 20, mubwire ngo mpa 30, n'urugero ngiye kuguha, umbwiye ngo ngwino usengere, sibyo, sinshoboye kwihangana, sinshoboye no kukwihorera, aba rimwe ne data kuza ndaza, ariko abana baburaye, iryo si ijambo ryumvikana, ntiririmo amahoro. Nawe iyo uri umuntu wuzuye ubumuntu burimo Mwuka Wera, babana ntabwo ari amatungo. None Bibiliya iravuga ngo barya ngo bazabaho iby'umwuka, iryo jambo ntabwo barya baryumva, ahubwo abantu bafashe mu by'Imana ngo bumva ko ngo abantu babigize indonke, ngo babigize gute. Iryo jambo rivuga iki ku bantu bandusha ibijyanye n'umwuka? Iryo jambo rivuga iki uretse ishyari ryaje mu bantu ngo runaka ndatunzwe no gusengera abantu? Hari icyo bitwaye? Yakwibye? Hari ubwo gukoza mu mufuka? Wagira uvuga ngo abantu by'umwuka twarabivanze, kandi tubivanga tubibona, tubikora tubizi. Niba ari shitani, niba ari kamere, sinjya amenya, ariko ibyo byose nari mbanje kubwira abantu ngo mukure amaso ku bantu, murebe Imana. Nawe waba inzira y'Imana, nawe waba icyambu cy'Imana, wahanura, warema, wakwerekwa bigakunda. Icyo cyo mpamanya nacyo kose biremera. Nari natanye ariko ntacyo. Rero ndashima Imana ko nda amahoro, ndashima Imana ko nyuma yo kumwuka w'abazima, ndashima Imana ko Imana ikiturinze mu muryango, nubwo yerutse kudukoramo umugeni wayo, cyari ngombwa, sinabitindaho na cyane ko yari yabaye nk'imama makuru. Imana ko yabishimye. Ndakunda kuvuga ngo mu isi si iwacu, turi abagenzi mu isi, umwe agenda uyu munsi undi akagendesha. Yego, yarabikoze, iramucyura, turayishima. Ntabwo navuga ngo yagize nabi, yari umuntu wayo kandi byari ngombwa akagenda. Yarabikoze mu muryango, Imana ishimwe. Bibiliya iravuga tuzi dushima mu bino mu byiza. Yagize neza ko yamucyuye. Ikindi nshima Imana, ndashima Imana ko abana be bari amahoro, mama we ari amahoro, waba ari amahoro, ubuzima bwarakomeje kandi tuzi ko izakomeza ikabikora. Bibiliya iratubwira ngo data niwe se w'imfubyi, akaba n'umugabo w'abapfakazi.
ntabwo Imana ijya yemera ko abapfakazi bikorera amaboko. Urasitaraguringa nk'abandi, ariko iyo uyibereye umwana mwiza utunga nzayayo muri wowe, utunga ibyiringiro byo kugira ngo hagati yawe nayo hatazamo umwuka wa shitani ngo ntusa n'abandi, uri umupfakazi, dore uko kimeze, ntukisige. Ibyo ni byo dayimoni aba afite hagati yawe na mwuka wera iyo wamaze guhura n'ibintu nka bimeze nka kuriya. Ako kantu mama Pasiteri Theogene yakavuzeho, ahubwo atari igihe cyageze umutima uramwe ntuzongere kwisiga. Kandi koko nanjye byambayeho. Shitaga ngo ntuzongere kwisiga, ntuzongere gukaraba, ntuzongere gusa neza. Urumva ahantu ugeje, nyuma y'utwo tuntu uzakurikizaho kwiyahura. Nibyo bikurikira. Ariko Imana ishimwe ko yahabaye ikabikora, akamucyura, abana baraho, ubuzima buzagenda buza. Niko kwabera tugomba kubaho mu isi. Ikindi ndashima Imana ko arabizi, uyu mwaka nawe utangiriye mu bitaro. Utangiye mu bitaro, ntago njya nkunda kubwira ngo ngiye mbayeho mu minsi y'inyongezo kubera ubuzima bwanjye. Hari igihe ngeramo nkumva ubuzima bugeze aho bugomba kurangira. Yego, ariko Imana ikongera ikabikora. Ariko kuba ibikora ntabwo ari uko ndi intungane, oya, ni ubuntu bwayo. Hari icyo yavuze ku buzima bwanjye buri itarashyira ahabona, itarasohoza. Rero ndayishimiye ko yandengeye. Muri Noheri nari ndi mu bitaro, na mbere yaho gato nari nakomeje kujya kwa muganga, ariko muri Noheri nari ndyamye mu bitaro. Muri Bonane intege zari zitaraza, ariko aho bigeze uyu munsi ndashima Imana ko mfite agahenge, ndi amahoro, ndajya mu kazi bikemera. Urabona ko meze neza, meze neza. Ibyo ndabishima Imana ko yabigenje gutyo. Iyo ndi gushima byumva cyane kurushaho nshobora kubibwira, kuko hari igihe umuntu aba mu buzima ubona butameze neza, kandi abazima bakagucaho bakagenda ntacyo muri cyo. Rero ndashima Imana ko nkiriho, ndashima Imana ko nkiriho, ndashima Imana ko ndi amahoro. Ntiyitaye ku byaha byanjye, yitaye kuri nzayayo. Kuko iyo iza kwita ku byo nakoze bibi biba byararangiye. Ariko yumve ko nyishimye aho iri mu ijoro. Yego, ndindiye umwana, ndindiye abandi. Yego, Imana ishimwe. Rero iby'Imana umuririmbyi yaravuze ngo ndubura amaso yanjye ku musozi, ngo gutabarwa kwanjye kwavahe kuva ku Uwiteka, niho guturuka. Iyo yaremye isi ikarema n'ijuru. Natangiye mvuga ngo iby'Imana bizwi n'Imana n'umwana wayo, nibo bahanga mu by'Imana. Abandi bose turagerageza. Yego, uyu munsi rero ndabishimira Imana ko ndi amahoro, ndashima Imana ko nawe uri amahoro, n'abandi bose. N'abandi aho muherereye mwumve mufite ishimwe ku mutima. Abari kwa muganga batarashiramo umwuka, n'uyu munsi wari uwabo. Yego, n'uyu munsi ni uwabo. Imana ishimwe ko batapfuye. Ubwo abagiye nabo Imana yabonye ko ariyo misi yabo yari irangiye. Nubwo bababaye mu bitaro bitandukanye, Imana iborohereze. Ntacyo dufite dukora. Iyo Imana iza kuduha icyo tubasha gukora ku buribwe bwa muntu, umuntu yajya afasha mugenzi we, ariko ntitubishoboye. Memo hari ubushobozi Imana yaduhaye igira aho igarukiriza. Ubwo aho twagarukiye mu bushobozi bwacu, hejuru y'ubushobozi bwa muntu hari ubw'Imana. Aho rero iyo uhageze uzatega amatwi. Abanyarwanda tuvuga ngo nta kundi byagenda. Iryo jambo, Imana ifite ukundi byagenda. Ariko twebwe uzareba umuntu wese iyo bimuyobeye, amagambo arashira, umuntu akavuga ngo nta kundi byagenda. Afite amafaranga arabivuga,
afite igihagararo arabivuga, avuga ahakomeye arabivuga, yoroheje. Ijambo iryo ni irya muntu wese wambaye umubiri. Iyo bikuyobeye uravuga ngo nta kundi byagenda uko, kandi iryo jambo iyo arivuze buriya biba byarangije fini, biba byarangiye. Ariko iyo ari ibintu bigifite ireme aravuga ngo ejo bizemera, ariko buriya hari ukundi twabigenza. Uzacunga nk'umuntu yagize ibyago agapfusha umuntu, swate n'umubyeyi usize abana, swate n'umwana bibarutse ugiye, swate cyane cyane ku rupfu. Nyuma yo gupfusha umuntu wese uraho aba afite nta kundi byagenda mu kanwa, uko n'utabivuze aba abifite nta kundi byagenda, nta kundi tubyakire. Hejuru ijambo rya nta kundi ku mwana w'umuntu nta kera kirabura kiba kigomba kurengaho, ariko Imana iba ifite icyo yarenzaho bikemera. Nuko abantu tugira limite aho tugomba kugarukira. Rero abantu murwaye pole, ababuze ababo pole, abapfakazi n'imfubyi pole. Dufite Imana ishoboye byose, dufite iyabyemeye, ibizi nuko bizagenda. Uzayemererewe kuyiyomoraho, kandi nawe bitarashyikira ujye ureba uwo byashyikiye, umusabire, umwingingire. Uzima ikibazo cya biriya bintu cy'urupfu rupfakaza umuntu, ntubuze igihe bizazira. Tujya dusanga ejo mu minsi ishize abadufashe mu mugongo, natwe ejo nibo tujya gufata mu mugongo. Ngira nkugire. Niyo mpamvu rero nubona umuntu wapfakaye, n'ubu udafite n'icyo umubwira, ujye uceceka, umwihorere. Icyo akora uzamusengere, umusabe imbaraga zo kubibamo. Hari umupasiteri wacu ejo bundi watubwiye ngo umukristo, umunyabugingo wese ikigeragezo kizakugeraho ntawe uzagihungira. Shaka kuza atari icy'ubupfakazi, kikaza ari icy'imibereho isanzwe. Aravuga ngo ntaho tuzahungira ibigeragezo, dore ahubwo ibanga, saba imbaraga zo kubibamo. Saba imbaraga zo kubibamo. Mbese uba uri mu kaziga udafite aho watoborera, mu buroko, ugasaba imbaraga zo kububamo, unyuzwe, ugategereza ubutabazi bw'Imana. Ibigeragezo byo dekashwe naho bizajya. Rero turiho turahumeka kubera Imana. Urya kubera Imana, urabyuka wagira akaboko gutya ukumva biremeye, ariko imipangu yawe uba wararanye mu gitondo iyo ubyutse ukayijyamo, ujye wibuka ko hari uwayiraranye itemeye. Yabyutse yumva ntameze neza, mu kanya saa yine bati aragiye. Yararanye bije nk'izo wararanye, yararanye gahunda zirenze izo wararanye, ariko kuko yaziraranye atazi ko Imana yamaze gusinya kuri dosiye, akagenda, wowe ukazikomeza. Hariya nta kintu gikomeye uba wakoze, nta sengesho rihambaye uba wasinze. Ni imbabazi zayo zonyine ubwazo, kuko yaravuze ngo mu buzima bwawe uzabaho iminsi ingana uko, niyuzura naho. Rero kuvuga ngo urabyutse urinanuye biremeye, uravuze biremeye, uraganiriye biremeye, ugiye mu kazi, gahunda zawe zirakomeje. Ibi byose ni ubushake bw'Imana. Kuko ureba Imana yabishatse yavuga ngo murasinzira amajoro 6 ntimukanguka. Twayasinzira twese hatavuyemo n'umwe. Igice cy'ijoro ikavuga ngo igice mukanguke, cyangwa ikavuga ngo 8 z'ijoro. Umuntu utuye mu isi wese arabyuka arakanguka. Apana kumwe dusinzira mu buryo butandukanye, ibihugu bitandukanye, ibirere bitandukanye. Imana avuga ngo 8 mwese ikabigambirira, habe n'ubwo itadutumaho. 8 umuntu wese arabyuka yicare. Twabikora. Cyangwa ikavuga ngo uyu munsi ni urugero, imodoka zigenda muri isi zose nta n'umwe rihaguruka aho yicaye.
habe ngo wayatsa ndishwi. Abantu rero twumva imbabazi z'Imana tukazifata nka nyine nk'ibintu biraho. Uribuka Imana iteza ibikeri muri Egypt, urabyibuka? Ubuse wagize ngo ibikeri bapfa kubwira ngo nimuze ngo mutere irakoze, wowe Pasi n'undi wese urakoze. Ariko bazima ngo ibikeri bibinjirire mu buruko mwigira, inda zibinjirire, inda zagutondagira wisize witeye parufe zikakubuza amahoro, ugacanganyukirwa ubwonko bukava ku murongo. Imana iteye ubwoba. Inda kubona umuntu w'umuyobozi wiyubashye yatewe n'inda nihahamo. Korora iyo ntuze wumve. Uri kubyumva? Imana ibintu byose twigira ngo kamere ngo ubugome ngo ibi bira byose iba yaturebye nyine ikatwiburira, ariko yo yanzuye icyo yanzuye yagikora, tugapfa kubera Imana. Nemezanye n'umutima wanjye ko iyo Imana yavuze ngo pfa urapfa, baho ubaho. Abanyarwanda nibo babicishije muri za mvugo z'abantu bashaka gusoberamo. Yego, Imana rero turiho kubera Imana. Uyu munsi ijambo nashatse ko tuganira, ndashaka kukubwira wowe uduhanze amaso n'undi wese, mbese umuntu wese uri muri iyi si ugihumeka, ugifite bije, ugifite imishinga, ugifite nshaka kukubwira impamvu iyo mishinga yawe ikiyirimo. Buriya Pasiteri yigeze kutwigisha, Pastor Jacques from Gahanga yigeze, ntabwo ari we, ni Kado, Pastor Kado, mujya mumubona atwigisha avuga ngo ushima Imana ni byiza. Ese wowe urashimwa? Urayishima ariko se urashima? Ushobora kujya gutanga ishimwe kugira ngo pasiteri wanjye ndebe ko natanze ishimwe, ariko ku mutima wanjye nta presence ya Mwuka Wera iri muri njyewe, kuko bazi ko narwaye simboneke, wenda bakansura bavuga ati pasiteri atazandeba nabi, nkaja n'ishimwe mu rusengero. Iryo shimwe uzaryihorere, n'ishimwe rya politiki uzaryihorere, nta mumaro rimaze n'uyu na muto imbere y'Imana, ntacyo rimaze. Amashimwe yo kwibonekeza. Okay, urakoze cyane. Aratubwira ngo urashima, nibyo turakubona ko washimye, nibyo, ariko se urashimwa? Mwuka Wera hari ukuntu akubona. Gushima no gushimwa biragendana. Hari igihe ujya ukurura ukazibona hari abantu dukora akantu, niba ari ikigare, niba ari igiki, ngo narwaye password ko ngomba gushima, nibyo shima, ariko ushimye gute? Ushimye ugamije iki? Ushimye uyu pastor yamenye ko warwaye, none ugarutse uzanye ishimwe ngo amenye ko uri umukristo mwiza. Mu buryo bw'umubiri umukristo mwiza, mu buryo bw'umwuka wapfuye uhagaze. Yego, dufite abakristo bapfuye bahagaze mu by'umwuka. Mu by'umwuka abantu twapfuye duhagaze. Shimishe pasiteri, shimishe bishop, shimishe groupe yanjye, korali yanjye, ugasanga turimo twatonzeho ingese, nta kintu tumaze. Kubera iki? Presence y'Imana ya Mwuka Wera ntayiri mu bantu, binjijemo izindi zabo bashaka kugeraho. Niyo mpamvu ngo turi kuganira ngo tubwirane impamvu umuntu akiriho. Tugiye gusoma hano muri Yesaya 48 ku murongo w'9, turagera ku murongo wa 11. Aho ngo ndagirira titire iravuga ngo Imana yifuriza Abisiraheli gukizwa. Abisiraheli ba none ni twebwe. Yego, Imana yifuriza Abanyarwanda gukizwa. Imana yifuriza Abanyarwanda gukizwa.
cyangwa se abakristo b'idini runaka gukizwa. Yego. Ku icyenda bavuga ngo ndagirira izina ryanjye. Wumve igitumye ndiho, igitumye uriho, igitumye turiho abagihumeka. Ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira. Ndagirira ishimwe ryanjye, ndagira ishimwe ryanjye. Ndagutunganije ariko si nk'ifeza. Ndagutunganyije si nk'ifeza. Icumi navuga ngo dore ndagutunganyije ariko si nk'ifeza. Nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Handitse kubabazwa cyangwa se kumubabaro, kukubabaza. Yego. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Umvise impamvu uriho? Ikintu ndivugaho cyane, nabo ndashaka ko tuganira ngo umuntu ariho kubera iki. Ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira. Ndagirira ishimwe ryanjye, ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire. No kuvuga ngo kuba turiho, Imana yararebye ibona Pasi azamara imyaka ingana gutya mu isi. Ibi byose bizamugeraho, ariko cyane icyo yabikoreye kugira ngo byibura ujye uzamura icyubahiro cyayo. Yabikoreye kugira ngo urabona icyo bita nk'umwambasaderi. Hari ko yavuze ngo turi abambasaderi b'Imana. Iri jambo riragaruka hano. Yagushyize munsi nk'umwambasaderi wayo aho idahagaze physical appearance, ariko mu buryo bw'umwuka irahari, ababyumva banabyemera. Ariko mu isi, umwana w'umuntu mu isi ahari nk'umwambasaderi w'Imana. Ahari nk'umuvugizi, kamwita umuvugizi. Sibyo? Umuvugizi. Kwibera umwambasaderi ntabwo ikubwiye, ntabwo ikubwiye ngo itwa Imana. Oya, uri umwana w'Imana. Iyo ishaka kugira ngo ujye uhamya, uyibere umuhamya w'ibyo yagukoreye, uyibere umuhamya w'ibyo yavuze, uyibere umuhamya y'ibyo yagusezeranyije bigasohora. Niyo mpamvu itaragukuraho, niyo mpamvu yirinda kukurakarira. Uri Imana yakurakarira ntiwarara ku isi. Ngiye niko ntekereza, kandi nabira niko itubwiye. Mbese ijyakuraka igendeye ku byo dukora, ikarakara, ntabwo yabigitegereje ya mashimwe azamba mu kanwa nyishima, ubwo yahita inkuraho bikarangira cyane. Ariko kubera ko ikunda amashimwe, urumva ko Imana ifite ibyo ikunda. Ifite ibyo ikunda, kubera ko ikunda gushimwa, niyo mpamvu maze imyaka 35 gihagaze. Ntago kuba uyimaze, ntabwo ari uko ufite ngo bije, ntabwo ari uko ufite ngo ufite urubyaro, ntabwo ari uko ngo watinze kubyara, ntabwo ari uko ngo waheze iwanyu, ntabwo ari uko ngo ukora akazi keza. Nta igitumye uhagaze, yagiriye ishimwe ryayo. Irashaka gukomeza kumva imirimo yayo, tuyihamye, tuvuga Imana, dushima Imana, tureba ibyo yadukoreye tugashima ku buryo bugaragara. Imana ikumva iranyuzwe, rya shimwe rikazamuka nk'umubavu, Imana ikanezerwa. Ni icyo ngicyo kibesheje umuntu mu isi cyonyine. Arebera abantu tugira ngo ishimwe ry'Imana cyose kugirana ubusabane n'Imana. Ndagirira izina ryanjye nk'Imana. Yego, nk'Imana panaki. Ibiravuze ngo ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira. Ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire ne kugukuraho.
izina ryayo rigendana n'ishimwe ryayo. Izina ry'Imana ridahari ishimwe ntiryabaho. Ishimwe tutarifite ndibaza niyo Mana itabihari kuko ntiyaba yakoze. Yego ndagirira izina ryanjye ne kukurakarira, bivuze ngo nayo yubaha izina ryayo. Yego Imana yubaha izina ryayo, yamara kubaha izina ryayo ikanubaha wowe yaremye, kuko Imana uburakari bw'Imana ndibaza yabugize nta muntu wayirusha uburakari, kandi irakaye yatumaraho twese, yahanagura tukibagirana ko twize tunaba mu isi. Ariko kubera izina ryayo iha agaciro, mbese iriyubaha. Uzabona umubyeyi yashaka kurera umwana neza ajya yiyubaha, akamuha karagiteri nzima, akamuha karagiteri nziza. N'Imana yubaha izina ryayo, ndanezerewe umutima. Imana yubaha izina ryayo. Burya Imana yubashye izina ryayo iba yubashye n'umwana wayo aribo twebwe. Ikaguha iminsi yo kubaho yirengagije ubupfu bwawe, yirengagije ubupfapfa bwawe, yirengagije ko ujya ugambirira kwica mwene so, yirengagije ko ujya ugambira kuroga mwene so ukamurogesha, yirengagije ko wazinze mwene so ntabyare, ikakurebera hariya. Ariko mu gihe cyayo kubera ko ari inyembabazi ikakwereka ko ari Imana kabyara agaheka. Imana ishimwe. Iri jambo ndumva ryumvishe. Imana yubaha izina ryayo, niyo mpamvu tugihumeka, ikatugira imbabazi kugira ngo ishimwe ryayo rye gushiraho, kwishima bye gushiraho. Niyo mpamvu yatubwiye ngo mu bibi no mu byiza tuze dushima. Gushima gusa niwo mubava Imana ituma umwana w'umuntu adashiraho mu isi. Ntabwo ari bitwirwa twirukankamo, ibi birashira, ibingibi birashira tukabisiga nuko. Ariko umunsi wayibwiye ngo Mana ndagushimye wangiriye neza, habe nubwo nashimira mu iteraniro buriya tuza tugira ibibazo. Hari ukuntu umuntu ashatse gashima abantu bibumve ishimwe washimye, bakazanamo ishyari, bakazanamo komenti, bakazana ngo dore uko yari yifashe, ngo dore uko yari yambaye, ngo dore uko yavugaga yigira. Unyumvire nawe ishimwe ry'umuntu basigaye barigagenda cyane. Wagiye uvuga Imana pe, ariko umuntu akakureba ngo kurase agatwereka ko yambaye igitenge cyiza, urumva dayimoni. ntabwo yazanwe no gushima Imana. Ntabwo ari cyo cyari kimuzanye, baba biyerurutsa, baba bigaragaza. Utwo tuntu mu bakristo tubamo no kwibonekeza. Ariko umukristo utekereza gutyo mu rusengero witaba karame yo mu gitabo, ntabwo witaba karame ya Mwuka Wera. Ngo umuntu ugitekereza ko tuntu, umuntu yahagarara hariya ngo dore uko yambaye, ngo arimo atubwira uko yari yambaye, ngo atwerekaga ko zagenze gutya. Umukristo ugitekereza gutyo witaba karame yo mu itorero mu gitabo, pasiteri abone ko nateranye, ariko mu buryo bwa Mwuka Wera ntabwo wagaragaye nk'uhari, wasibye nk'uhari. Abakristo turafite benshi buzuye amatorero, ariko hamwe n'Imana Mwuka Wera niwe waje, niwe uzarangiza byose mubona mu isi, kuko n'umurimo nuwe. Yego Imana iduhe tubashe kumenya abo turimo mu buryo bw'umwuka. Ibisigaye Mwuka Wera azabyikorera. Imana ibahe umugisha. Kadusenga Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye neza yawe, ijambo ryawe Mana turivuze nk'abantu, wowe nk'Imana ugira icyo ukora. Urakoze mu izina ryawe Yesu, amen.